Hello, turabasuje mwese muri hamwe na Dr. Phone Seti. Iyi telefone mureba ni Tecno. Muri iyi video ngiye kubereka uko wa flashinga telefone zose za gatushe zifite MTK. Murareba ifite ikibazo muri system. So ndagira ngo tuyiflashinge. Impamvu zatuma tuyiflashinga twazivuzeho ni nyinshi zitandukanye. Iyi video igendereye kwigisha, ntiwemerewe gukoresha ibyigisho byayo mu buryo budakwiye, mu buryo butemewe n'amategeko y'igihugu cyawe. Iyi phone ndagira ngo tuyiflashinge ariko tuyihindure Itel. Impamvu tugiye guhindura Itel, ifite CPU n'ubundi ingana na Itel 2160, nta kabuza biri buze gukorana. Ubwo bifite imbaraga zingana. Noneho mwibuke ikibanze, ugomba kuba wakoze backup. Mbere yo guflashinga twabivuzeho, ubwo iyo flashinze bikanga uhita ugaruramo ya backup, phone yawe ikagaruka nk'uko yari imeze mbere, ugashaka ubundi buryo. Tujyane video ntucikwe. Tambika telefone kugira ngo ubashe kureba neza. Niwumva ijwi ari rigufi uconnecting bluetooth yawe, bluetooth speaker, kugira ngo ubashe kumva neza. Tugiye kuyiflashinga mu buryo bwiza kandi bworoshye dukoresheje flash tool ya yindi mwaherewe ubuntu binyuriye ku rubuga rwacu. Video yabanjirije iyi video twasobanuye neza ibyangombwa byose, buri kimwe mu byerekeranye no guflashinga telefone iyo ariyo yose. Niba uzi ko utayumvishe, subira inyuma uyumve neza usobanukirwe. Ni ukuvuga ko muri flashing icyo ukeneye, banza umenye iyi telefone nimba ari Tecno dushaka kuyihindura ubuhe bwoko. Noneho ubwo bwoko ushaka kubihindura yo niyo firmware turi buze gushaka. Mvanga iyi dushaka kuhindura Airtel 2160 2160 cyangwa se 2160. Ubwo tugiye kujya kuri computer yacu, tujye muri browser dukoresha, twandikemo Itel 2160 firmware. Yuko tujya mbere, reka nshimire buri wese wakoze subscribe, kandi nawe utarayikora ukaba uri mushya kuri channel yacu, turagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ujye umenyeshwa uko dushyizeho video nshyashya. Ngaho mureke tujye mbere. Twavuze ko tugiye gushaka firmware ya burabu Itel 2160. Ubwo iryo jambo ni ryo tugiye kwandika. Airtel 2160 niyo dushaka guhindura kano gatekino kacu. Ntabwo ari condition ko buri gihe uzajya ufata telefone ya Tecno ukayihindura Itel, si ngombwa. Ushobora no gushyiramo indi firmware ya Tecno n'ubundi, kandi ntibigireho ingaruka nukurikiza amabwiriza yose tugiye kukwereka. Icyitonderwa, iyi video umugambi wayo no kwigisha. Ntuzakoreshe ubu buhanga mu nzira mbi cyangwa se mu nzira zitemewe. Ukeneye kubanza kumenya icyo amategeko y'igihugu cyawe bivugaho ku byerekeranye no guflashinga telefone. Ubu buryo ushobora kubukoresha utunganya ibibazo byose byo muri telefone, muri software. Ushobora gukora ibibazo bya smartphone cyangwa se ibibazo bya gatushe, ariko ukwiye kubanza ukabyitondera ukareba niba utarica amategeko. Ubwo rero nahawe gukoresha intekerezo zawe ugahitamo igikwiriye, kandi ukamenya ubwenge, kuko biba bisaba kureba ibitagutera ibibazo. Buri kintu ugomba kwiga uburyo ugikoreshamo. Niba ukora flashing bisaba kwitonda cyane kugira ngo utazisanga hari ibyaha ushinjwa runaka kubwo gufatanya n'abajura cyangwa se abandi n'abandi. Kandi nizere ko impamvu mbabwiye kumuyumva, kuko hari phone tuzanirwa gukora, haba hari iz'abakiriya, harimo iz'abazibye abandi. So urumva tuba dusabwa gukoresha ubwenge nyine nk'abantu bazi umurimo tuba turiho. Aho dukomeze muri iyi video yacu, nkomeza kwibutsa uzi wese ko atakoze subscribe kuri iyi channel, turamushishikariza gukora subscribe, kuko benshi bituma dutambutsa amasomo ntibayabone. Mu kanya bakaba bari kubaza ngo none ngibi bikorwa bite, ngo biriya si byo babikora bate. Nkumva neza no kubasubiza biraruhanije, uretse ko bamwe mpita mbaciyaringa video yatambutse muri icyo gihe kuko baba batarayikurikiranye. So igihe turi mu masomo akurikirana nk'aya, bisaba ngo he kujyana rimwe rigucika. Bisaba ngo niba uyu munsi hari ritambutse uryumve, kuko hari igihe ari ryo rirasobanura bizakorwa muri video y'ejo. Ubwo rero murumva ni ngombwa ko umuntu akurikirana amasomo yose. Nk'uko iyi video iriho, hari indi izayikurikira izabasha kumvwa gusa n'abakurikiye ngiyi. So ya firmware yacu rero ndagira ngo twamaze kuyireba. Aho ni urubuga tugiye gukuraho iyi firmware ya Itel 2160. Uramanuka hepfo get link, ushobora gufata kuri link ya mbere cyangwa se kuri link ya kabiri, zose nta kibazo, iyo wahitamo yose izakora. So ndagira ngo turayidownloading. Kuri intambwe tujyane, ntuze gusigara akantu
na gato. So ubwo ahangaha nyine turi buze guhitamo link dushaka. Ubwo tugiye gushyiramo iyi ngiyi ya mbere mwayibonye. Turategereza bitewe na network zanjye uko ziri kugenda, zishobora kwihuta cyangwa zikagenda gahoro. Ubundi muri flashing ikintu tuba dukeneye cyane ni tools cyangwa se software. Ikindi tuba dukeneye ni scatter file cyangwa se firmware. Ni ukuvuga ngo tuvuga firmware iyo twayikuye online, naho scatter file ni igihe nshobora kuba nshaka guflashinga phone nyihindura Infinix, ariko Infinix wenda nta file wenda nabonye online, ni urugero nkahita mfata telefone y'umuntu ya Infinix nkayikora copy, namara kuyikora copy ikaba ariyo nza gukoresha downloading ahangaha, kanda kuri install now. Noneho iyo software inkoresheje ngo iyo telefone y'umuntu nkoze copy nzaguma nyikoresha nka scatter file, ariko ubwo nzajya mpora nibuka guhita mpindura email kugira ngo itaza kuba nka ya yindi ya wa muntu. Ibyo nabyo bijya bikora nyine. Ubwo tuyikora format buri kimwe, file ni formattinga, ibyo nabyo tuzabyiga. So reka turangize kudownloadinga izi firmware zacu maze dukomeze. Ako kantu ko ni ingenzi ko hari phone nyinshi dushaka n'iza Airtel Imagine mumva zigize ishyano zananiranye. Ubaye ufite software irayikora copy, warangiza kuyikora copy, ariko iyo ukoze copy akaba ari indi telefone idafite icyo kibazo cya FRP, warangiza ukaza flashing ugashyiramo iyo ngiyo idafite FRP, warangiza ugahita uza guhindura email number, nziko byakora. Ariko phone za organisation bisaba kwitonda n'ubundi, kuko hari igihe baba bafite uburyo bakurikirana akamenya ngo iyi mail yimutse iva kuri ijya kuri iyi, nabyo bikaba bitakugwa neza. Ariko ubwo buryo bwo guflashinga bwo nta nubwo babasha kuyibona, ubwo nawe wakoresha intekerezo zawe ukumva icyo nshatse kuvuga. Noneho rero ndagira ngo dukomeze tujya mbere. Kaga software kacu cyangwa se kaga file kaga firmware tumaze kukadownloadinga, ndagira ngo tujye aho gaherereye, tugakureho WinRAR, kuko nafite WinRAR muri computer, tugakureho kugira ngo ize kuboneka mu gihe turi buze kuyikenereramo. Tugiye gukoresha aga software gato abantu benshi batamenye imbaraga zako, bagize ngo gakora kuri za gatushe gusa. Kaga software nabahaye kitwa Flash Tool version 5. Hari n'izindi nzaba zitandukanye kandi zikora free, izo nizo tuzagenda twigaho twebwe za free. Noneho sinzi aho wakabitse, ariko ngiye kureba aho nakabitse. Noneho tugafungure maze buri wese yitegereze imbaraga zako n'imikorere yako, kuko niko tugiye gukoresha. Niba rero udafite iyi Flash Tool utazi nuko waboneka ku buntu, wareba muri video zacu zabanje, urareba muri software part 14, 15 na 16, barakwereka uko wabona iyo software nuko ikoreshwa, buri kimwe uragisobanukirwa. So ndagira ngo tuyifungure rero, uramanuka hepfo hari akarongo gatukura cyangwa se akamenyetso gatukura handitse Flash Tool Unlock, urakandaho. Nurangiza gukandaho uri buze gutegereza ifunguke. Byaterwa n'imikorere ya computer yawe, bishobora kwihuta cyangwa bigatinda, ariko akenshi kugafungura kabanza gutinda. Noneho turagategereza. Ndahamya ko abantu babanye natwe muri software mu bice bitandukanye basobanukiwe uko iyi software ikoreshwa n'uburyo ibonwamo mu buryo bworoheje kandi ku buntu. Noneho rero abo ngabo bakurikiranye isomo ku rindi, nzi ko aha bari gusobanukirwa ibyo turi gukora. Niba rero ugenda wumva video uziskipinga, uzitaruka, bimwe utabireba, ibindi ubyirengagiza, aho uzajya uragera nyine wumve warasigaye, ariko nzi ko abenshi twajyanye kuri imikorere y'iyi software. None murayireba software yacu yamaze gufunguka, ni iyi Flash Tool niyo tugiye gukoresha. Ariko mbere ho gato mwibuke hari ya software twadownloadinze, ya file cyangwa se ya scatter file cyangwa se ya firmware. Iyo firmware tugiye kuyikenera. Mbere yuko tujya mbere rero, tugiye kubanza gusubira inyuma gatoya, tujye handi twayishyize muri download, noneho mbereke ibyo tuyikoraho maze tugaruke kuri software yacu. So ngaha twahageze. Aka ngaka ni kaga file twa downloadinze ka firmware, ariko kahise gafunikwa na WinRAR. None tugiye kugakuramo tukabike ari Window Explorer kugira ngo kabashe kuza gukoresha ibyo dukeneye. Ukurikirana aho ndakanda rero, urakanda aha hafi ya open, hari akantu gato kaga fresh kamanutse hirya na open ho gato, witegereze neza. Niko tugiye gukoresha ngaka ku ruhande.
ahangaha urakabona niko ukandaho ukajya kuri window explorer cyangwa se ukaba wakoresha extract nabyo birakora, ariko twe dukoresheje kariya. Umaze ugakoresha explorer yayo barayikwereka rero idafunitswe n'iriya WinRAR cyangwa se iriya zipping file. Noneho ahangaha akangaka tugiye kugakora move, tugiye kukimura tugashyira ahandi hantu tuzi tutaribagirwa. Nshaka kugashyira handitse downloaded firmware, ni aka option nakoze. Uraza ukande hano kuri move, tugiye kukimura, niturangiza kukimura tugashyira ahantu runaka kavanywe muri kiriya cyari kigafunitse cya WinRAR. Noneho niturangiza turahita tugisubira kuri ya software yacu dutangire process mubyirebera amaso ku yandi. Aha turayimurira umungumu. So ubwo ira firmware niyo turi kwimura tuyishyira muri hari handitse downloaded firmware. So niturangiza kuyimura ubwo turahita dukomeza. Murareba ahangaha bari kutwereka yuko bari kumuvinga. So ibi ngibi bije kuri screen, reka tubikureho maze dukomeze kuyimura. Nirangira kugeramo duhite dukora gahunda zacu. Witegereje neza iri kumuvinga ariko iri gutindaho gato, ariko nabwo nta kibazo, turategereza. Biterwa n'ibigize uko bingana, ndetse n'ibi window biri kutuderanja nabyo turabanza tuze kubikupa tugaruke kuri software yacu. Mu gihe tukirindira yuko iriya biriya turi kumuvinga cyangwa se kwimura biba completed, reka dukomeze dufungure software. Reka tuyegeze hirya aho muraba mwitegereza neza buri kantu kose, ko nshaka ko umuntu wese ureba iyi video ayirangiza abisobanukiwe neza niba atarabizi, ku buryo nawe ako kanya ahita abasha kubikoresha. Murareba aha hejuru kuri download agent, twe turakanda hano kuri scatter file no kuyishyira muri kuri download agent. Nizere ko mwarabyize mwanabisobanukiwe yuko kari akantu ari download agent. Mwabonye ko irimo ni MTK all in one. Naho aha ha kabiri kuri scatter file, impamvu ngiye muri kureba hari irimo nuko hari agafone nahoze mflashinga. Murareba kari ka Tecno 301. Weho iyo gakoresha uflashinga uzasanga harimo ubusa. None uze tukanda hara kuri scatter file or conf file, aho hejuru gato uzaza ukanda ahangaha gutya, ubwo tugiye gushyiramo scatter file dukuramo iri yirimo. Uraza murareba ni hari harimo Tecno 301, twe tugiye gushaka ya yindi dushyize mu kanya muri downloaded firmware. Niho tugiye gushaka turebe ka kandi tudownloadinze buno mu kanya doze turi kwimura, tugashyire muri uriya mwanya wira Tecno twahoze duflashinga. Bivugitse ko burya biba bigusaba kubanza ugakuramo iyo usanzemo, wasanga nta yirimo wenda aribwo bwa mbere utangiye ugashyiramo bisanzwe nyine nta kibazo. Ubwo nura murongo wa kabiri narindi mu mvugaho. Murareba iyi niyo twadownloadinze ETL 2160, ngiyi turayikandaho, manuke hepfo haranditse firmware. Ubwo nyikanzeho rimwe mpinguka mu yandi mabusiyo ane, turakanda handitse firmware, urakandaho rimwe, utuhinguka ahangaha uraza kuri aka kantu akangaka gafite akakari mu mpande k'inguni kameze nk'urupapuro rutanditseho ikintu. Ako ni kurakandamo, uri tugakandaho nyine uhita ukanda hepfo kuri open, witegereze neza. Okay, noneho ubwo kagiyemo. So ubwo niyo murareba ni ETL 2160, niyo dushyize muri scatter file, akaba ariyo ubwo twise firmware, niyo tugiye gushyira muri iyi telefone yacu ya Tecno. Mwabonye dushyizemo Airtel 2160. Noneho ibyo iyo birangije uraza turakanda ku jambo download. Scatter file tumaze kuyishyiramo, ariyo file igiye kudufasha guflashinga. Urazamuka ruguru gato ahangaha kuri download, ureba hose region n'ibiki address byose biremejwe. Bimaze gukanda aha iri jambo download ukandeho download. Ukimara gukanda kuri download rero ugomba kuba wateguye phone wabanje kuyizimya, warangiza ugahita ucomekamo USB iri kuri computer mu buryo bwihuse cyane. Hari phone zimwe na zimwe bizagusaba yuko USB connectingira rimwe na battery. Muri phone zitaguramo battery bwo nta kibazo, weho uzayizimye gusa uzabikora uko nguko. Ariko kandi hari n'izizagusaba kubanza gushyira muri recover mode nkuko nabyo twabyiganye. Murareba rero bitangiye guflashinga, turi buze kurindira kugeza ubwo iraduha igisubizo cy'uko bitunganye. Icyo busabwa gusa wirinda icyo gihe
gucokoza phone kugira ngo wenda bateri itanyeganyega se cyangwa ibindi n'ibindi, ukaba watuma file itajyamo neza nk'uko bikwiriye. Nk'uko nababwiye rero, mbere yo guflashinga phone ugomba kuba wakoze backup yayo, ukaba hari ahantu byibura wayibitse kugira ngo niramuka izimye ikanga kwaka ugaruremo ya file yayo, ubanze ushake indi firmware iremera gukorana n'iyo phone. Urebye hejuru rero hatangiye kuza akamenyetso kuri Bloom download, Bloom USB download. Murebe neza muri tool yacu, kari akantu karimo ibara ry'umutuku, hariho na ka USB gafite amashami atatu, kadusabaye ko hari ibyo tugiye guformatinga muri ya telefone. Ubwo turahita dukanda kuri OK. Ahangaha none turangiza gukanda kuri OK, turakanda kuri Bloom USB download. Ahangaha muri kureba aha, turakandaho bayiformatinge, noneho bihite bikora. Kanda kuri OK, ukande kuri Bloom, aho ngaho bootloom Bloom USB download, ukandeho nanone, urongera ukandeho kugeza bikunze. Noneho phone irahita bahita bayiformatinga, ihite yaka hasi n'ikimenyetso cy'icyatsi cyerekana yuko turangije kuyiformatinga ndetse na flashing ikaba irangiye. Ubwo iki kimenyetso twereka ko tubaye successful mu byo twakoraga. Urareba hajemo akamenyetso ka Itel, ntabwo kiri ya Tecno twatangiranye, aho phone turangije kuyiformatinga ndetse no kuyiflashinga. Ni ukuvuga ngo nyuma yo guflashinga hari abahita bayiformatinga kugira ngo ize iri factory resetted, ize isetinze nk'uko yakabaye iza ivuye mu ruganda. Kuramo bateri wongere uyisubizemo, nurangiza watse telefone. Murareba ko phone yacu amaze kuba Itel, ntabwo kiri Tecno, byabaye successful, byakunze. Ariko se wakibaza ati se birarangiye? Oya, ntabwo birangiye, kuko iyi phone nubwo tuyihinduye, ubu ndahamya ko igifite ya email number yari ifite ya Tecno. Tujyane neza. Ubwo igisigaye dukeneye no kuyihindura email number yayo kugira ngo tube turangije kuyikuraho identification zose zira Tecno. Reka tubanze ducekinge turebe. Murayireba ifite email number zimeze nk'izo yari igifite muri Tecno, wenda ntabwo nabanje kuzibereka, ariko ni izi ngizi yari ifite. Noneho ubwo igisigaye ni uguhindura email number kugira ngo phone tube turangije kuyikoraho buri kimwe dukeneye. Video izakurikira iyi ngiyi nibwo tuzabereka uko twahindura email number y'aka gatelefone. Iyi niyo telefone n'ubundi tuzakora, kandi uburyo bwose nkubwiye nibwo uzakoresha no muri smartphone zitandukanye. Nabwiye ko aka flash tool gafite imbaraga zirenze iz'abantu bakeka yuko gafite. Niba rero ukunze iyi video, ukore like, tubwire no muri comment ibyakugoye n'ibyo wakunze, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo iyo video ikurikira itazagucika. Siyo gusa, hari izindi video nyinshi zitandukanye nzabereka, ama software agiye atandukana y'ubuntu. Buhoro buhoro uko tujya mbere tuzagenda turushaho kwiga ibintu byinshi bitandukanye. Ndajya mwamaze kubireba yuko iyi nubwo ari Tecno, yibereye Itel mo imbere ndetse no muri system. Ariko ntabwo burya ari kuzabikora, ahubwo wowe ujye ushyiramo file ihwanyije wenda izina na telefone. Bishobora kuba atari file imwe ariko izina bihuye, kugira ngo uzajya yireba wese atajya ahita bikeka. Impamvu nyine nabikoze uku kwari kugira ngo mbereke neza mu buryo bwuzuye kandi bubisobanura 100% mbereka ko ari indi telefone nshyizeho. Iyo nshyiramo Tecno, hari abari gushidikanya tuvuga ari Tecno, ati twabwirwa n'iki kari yahise ashyiramo, ariko nge nshyizemo Itel kugira ngo mubyitegereze neza 100%. Niba rero kugira ngo uzabashe kugera ku rubuga rwacu ubone software zitandukanye, bizagusaba kufungura VPN, ibanze ihishe IP address yawe, kuko ziriya mbuga za WordPress ntabwo zemera gukoreshwa n'abari mu Rwanda ndetse na Uganda, mu bihugu bya East Africa, kandi niho iyo website yubakiye. Ubwo rero tuyikoresha nk'uko dukoresha Facebook. Nizere ko uzabasha ku accessinga urubuga rwacu, link iri hepfo ya video.